ikindi kandi nubwo wabukorana n'inzego bro uroroherana ugiye gupostinga ibintu urabizi neza ko ugiye gupostinga ibintu bitari byo fake news nese DJ ibyo bintu nago babihanira nuhama oya kana nguramaga byo kuvuga guhana kwa nasushaka kujya kurega nde nge namurega abantu bose nabo bose bigize icyaha umuntu arakorora ngo bigize icyaha yasura ngo bigize icyaha wagira gute ngo bigize icyaha ubutumwa bwo kunjira mu gutwi kandi ngiye kumurega ngewe dore harya hano turi ni ndibunira hanga anyways ariko ngewe mana urunamba abambabaje ariko nshimye Imana yakunzaniye muzi musenge nari kumusubiza ngoya nukuri ko Imana bino binariko mani bimaje kuba byinshi pe too much pe no man umuhambara hamagara umuntu mubaze ati niba Tesha byitwa ko bamufunze byanga byakunda Tesha ni inshuti yanjye ukuvuga ngo nubura Tesha urabona DJ urukumva uhamagara se DJ Tesha meze gute Tesha turahorana man 24/7 niba turi kumwe mubwire ni turi kumwe niba tutari kumwe mushyire conference umwumve wumva ijwi rye ariko uri kujya kwandika ngo umuntu ngo bamufunguye nukuvuga ngo abantu bose kandi nanjye ari nge bro mbonye umuntu bamwanditse ngo bamufunguye byanga byakunda bitenekereza bamufungiye iki yakoze iki ibyo bintu nta nubwo bashije kuza kubisobanura mwaretse tukoroherana wanyorohereje nanjye nkakorohereza ariko se umwaka urangira koko ibintu mutabihinduye man umuntu ni inshuti yacu bro ikintu cyo kiba kigeretse no kumbabaza birakavugwa n'undi muntu wenda wabishyize mu rundi rwango byo kuvuga arashaka guharabika abantu sibyo ariko no umuntu ni inshuti yacu man afite uburenganzira bwo kuduhamagara akatubaza ati se Tesha byagenze gute urabyutse mu gitondo wabuza Tesha nabarije kwandika ngo umuntu bamufunze none haraku urakabanza yari wowe urabimubajije aravuga ngo none se ni ibaze ko muhamagara ndamubaze kasu uwanditse ngo Tesha bamufunguye ninde bamufunze ngo rese ngo naga ari byo mube muri kondakariza inshuti ariko mana bibaze ko Kasukwa mana mwaretse tukabana mu mahoro Kasukwa nyifuriza agere muri no mihanda mwamba bare tukabana mu mahoro niba umuntu agukoreye ikintu ntukishimire inzego nicyo zimaze ikintu kibabaza n'ukuri abantu bagenda bakifata nka wagira ngo muri ribu nakarima k'igikoni kiwabo tahe noneho mana Kasu baza kumfungiye ukumva ukuntu gereza iryana mbere yuko wifuriza umuntu uburondo mana ibaze n'ukuri kw'Imana ngerega mbonye abantu Imana mbanje kujya ni Tesha DJ Tesha ariko nibuka ko ejo twe turi kumwe Kadrake ndavuga se kandi we yaba yaziziki ndavuga wenda yibeshya mizina yarajya kwandika Tesha nabwo nanjye gushaka nomero Tesha nkamamagara nkamase ejo twari kumwe baba bagufunze bate uva ndamubajije mana gripe iranyishe none ndaho gupfa amazuru yatukura ndamubashije ngo ibyo bintu ninde wabikubwiye ngo nyuma ngiye ngo narinzi ngo ndabikiriyarinze ukiriyarinze bikize ngo naringize ngo nase ngo nagari ibyo ngo maze ngiye ngo naringize ngo mpfobeje ngo igihuha cy'abantu ye ninde ndakubaje ninde wabikubwiye unaniwe no kumbwira umuntu umwe wabikubwiye aba yabanje kuduhamagara yari kuduhamagara uri kujya kuvuga ngo umuntu bamufunguye nubasha no gusobanura uwamufunze mana kasu cyakoze Kasu abaduteguye none wowe kuno wirirwa umuvugira ngo Kasukwa Jane ngo umwana mwiza Jane umwana mwiza wahashobora kunkora ibi oya nukuri kw'Imana nagura umwana mwiza pe Kasu none yibaze se babaye bamfunze byanyabyo ubwo Jane we wajya kwandika ngo Tesha ngo yafunzwe cyangwa ngo yafunguwe atabanje no kutuvugisha Kasu baba bamfungiye ariko wa mugani w'abantu nge hari ikintu kare numvisha umuntu arimo aravuga ngo ari igihe umuntu abatari inshuti hari igihe ubuzi ngo umuntu ngo ni inshuti yawe ariko batarigeza kugira inshuti yego pe ubusubuje ko wavuze yuko uba muri Amerika wowe ufite n'amafaranga ubu nawe tuvuga ko uje gushaka amaramuko kuri YouTube yise ni YouTube kari Instagram iramuhera ubwo ni kiganiro yagikoze Kasuku namisha inyigo kandi mbonye yamamagaye inshure ebyiri aragikora ntaga turusha views natwe tugikora ndabonye yamamagaye inshure ebyiri ubona bara yaramamagaye no mu kiganiro wamuhamagaye ariko kamusira ko turi live anga wamuhamagaye kamuhamagaye sikabana rabarwayi uri kujya kwandika umuntu ngo bamufunguye na wamufunze tubwire station ya police bamfungiye tubwire dore ko wigize umuribu nawe mbanza baragwaye akazi tubwire station ya police bamfungiye none naba yaragize magaririmbo ng'intsinzi bana u Rwanda sha mwaba usore ye mujye mumbabarana nabatijwe singishaka no mu manza dore Kasu baba we nari rimvugiye mu ryijana
ubwo ntari buna kwitaba wabona ntabwo yanyitana ari kuri live nyine. Ubu se Kasuku ubu reka mbabaze abanyarwandakazi ubu nabwo umuntu azavuga ngo dutangije bifu na Kasuku tujye tuvugisha ukuri niba mumashije kubona post yakoze yo gupostinga ngo ndafunguwe ntafu niba mbesha uzigenge meruke inkuru nababwiye y'umupolisi na mama nibwo meruka gufungwa ni kera ndi umwana ubu naba mfungwa nzira iki kuko naba nakoze oya witarabo bani muwe nabo nasesemi baba bafite isesemi yishira n'umuntu kwitayeho uri kumva mumfate mu mugongo ya mana ariko ngereka mbabwiza ukuri mana mwareka tukarangizanya umwaka neza ahubwo amagani Kasuku ni ugize icyaha umuntu aragenda hari abantu hano muri no mihanda umva akagenda uri kuvugira mana yo mwijuru mwagiye mureka umwaka ugiye kurangira ho kugira ngo umuntu akora amarayifu cyangwa se sabe imbabazi ndavuga ati abantu benze Kasuku ari kunziza inyama yaramaye nyimusubize na views twamuhesheje ntabwo yayizigaruje ntabwo twagukoreye ikiganiro tukakohereza views ntabwo wakuyemo yazo nyama zawe nariye ko nanjye naraziriye kabisa ariko cyakoze Kasu hariya rwose uburashi oya ikintu kiba kinyeretse Kasuku ikigaragara cyo nimba ko kari n'amakuru abamaye nk'uko abivuga baba bagwa amakuru y'ibihuha kandi nawe waba byaba biteye agahinda umuntu ufunguwe sasa cyo yego sindi gusa baby mwambonye mbahos dore DJ muramurakaje DJ rero ngewe kunkosereza ni ubu mwishe umujombye icyuma mu rubavu ubu muramurakaje birarangiye kuntu yaratangiye kuvuga ngo irangiriza umwaka yewe mani nukuri kwimana sinibyo ngibyo ngewe yumva mbabwire yewe bahungu namwe bakora arashibuye arashe hasi nago umva ye bahungu namwe ngo kwitariki ya mbere uzacuranga kwa Debe ntari bimbwiza ukuri uwo muntu wakubwiye ngo tesha bamufunze ninde kuki utamuvuze se bro kuki mamushaka kubesha umuntu mu masaga no mu bibazo ko naca gufata wo muzamure kagira amatiku oya shasho abakabije ngo tesha hari amatiku nimukazajya mwitiranya ibintu aya ngaya nagara amatiku bwo n'ubutindi n'ubuturi wubu uri kujya kwandika umuntu ngo bamufunguye ibaza abantu mu minota 2 bamaje kunyohereza iyo bintu abantu bose baranyandikiye none se tesha yabaye iki what the fuck tuvuye mu biganiro ubu none ni izina rya Yesu unaniwe no kumbwira umuntu wabikubwiye unaniwe no gusobanura umuntu wabikubwiye mana yoke Jesus shida Yesu bukoko mujye mureka tworoherane pe nk'ubu ngiye baba bamfungiye iki koko ako mana ya ina mihanda aba bantu bigize bashaka gusa kuza tu na makuru ufite na muntu guhaya makuru none ikintu gitangaje urabyutse ubona na attention ufite uhita utangira kuvuga ngo umuntu bamufunze Jay kuri umushiti wacu kutafashe telefone yawe numbura wowe ushobora kumbura kuri ko telefone yanjye irimo genda ariko nagushaka kumbura kuri Snapchat kuri Snap uranyandikira nkagusubiza ikindi nubwo nahaba harimo DND ndabibona ko wambamagaye ukambura no guhamagara back ariko kujya kwandika ngo tesha bamufunguye se ndo bamufunguye yafunzwe nawe yafunzwe nabene wanyu yafunzwe nawe byahise ariko mbega ariko Kasu nese ubu nk'abantu nkiyo wanditse kuri nk'abantu tuba tumaze iminsi duhurira mu kabari ubu nago baba bahita bumirwa koko ese ngwino usobanura icyo bamufungiye uvuga na station ya police bamufungiyeho uvuga na ako bira bintu nago bigize icyaha nawe mvana icyaha mu gutwi nawe usugiye kwigira nk'abandi ni byose bigize icyaha ngo banze uparike ku ruhande barakubona warakaye utagowa nabyo ngonga none karesha na paritse imbere abamotari ndi kwikatira barambwiye ngo natwe n'utugonga ndavuga ariko mana yanjye toxic man agira ibikabyo by'ubugoryo biriya nta mashuri arimo biriya nta busirimu birimo kuvuga ngo umuntu ngo wamufunga baramufunguye
muri gegera birimo buturi birimo bugome biri none se man umuntu arabyuka kandika ibintu nyine gutyo gusa just from nowhere ariko si wanyu babaye ubwo yibereye mu rugo nyine nawe yakadaga kumama pega umva anyways twe tuje kuri aka karayivu kugira ngo tubabwire yuko ngewe mana sinafunzwe sinigeze mfungwa narinda ahangaha ndi kwinywera amayoga ndenda kuyacamo kabiri tuvuye mu biganiro na Kiramani uri kumva nta muntu wafunzwe pe nicyo kintu cyari ngewe mbibonye kuri nuza uyaramwe ngo abantu bari kwimwereza nje ndamubwira mbonye abantu barimo ndamubwira none se bro ngo tesha se byagenze gute tesha ndavuze se tesha ndi kumwe n'umuzimu man iziko ari bino bya bintu njya mbona mu gitondo babyitse bakwanditseho ibintu utazi man njya nagiye bikubwira ukazajya ugira ngo na amagambo yanjye urabyuka ugasanga hano bagutuyeho urukuru utazi iyo ruva niyo rugana umuboroke oya n'umwana mubi kandi urabinaga ari byiza none umuntu ufite nimero zacu duhamagara ufite Jesus uzamanuka ejo sheri umva reka mbabwire mugani w'abana abantu bari kwandika muri comment abantu baba fake friends uyu mwaka ugomba kurangira umuntu abakuye mu buzima bwe babumviremo ngewe n'ubudi ntacyo bari bamariye natuzi ba uraza kuvuga ngo nafunzwe na so nafunzwe na anko wawe nafunzwe ariko bandi kucimwitira nka mereza hano dore nakwandika dore nguyemo umukandara mutajya kuvuga ngo natwaye vuga niwe wanzanye muri bintu oya nawe buretse reka ngemba bazi ikibazo urinda kujya kuvuga ngo umuntu ngo bamufunze cyangwa bamurekuye ariko kuki mushaka kwerekana nkaho wagira ngo ribu ni basaza banyu cyangwa ni bakuru banyu cyangwa ni bene wanyu bazikoramo mugashaka kwigira nkaho wagira nk'inzego kabisa inzego reka mbyemere ngewe nta mwene wacu uriyo nta nuwo muri nagasanira k'umuyobozi mfite muri famille wenda ngazandenganura ariko wowe uri kujya kwigira nkaho wagira ngo ribu iguha amakuru ribu ni wowe ihamagara ribu ni wowe ibwira ribu ni uwafunzwe ni wowe baha raporo uwafunzwe ni wowe bamenyesha gasuko arambabaje pe none shananga umuntu mbabaza namukundaga nukuvuga ngo iyo bafunze umuntu ni wowe bamenyesha niyo bamurekuye ni wowe bamenyesha uri igiki uri ribu tukumenye ukora mu nzego tukumenye ko nabanye bakora ibiganiro bakakwihakana ukorera nde uri kujya kwandika ngo umuntu bamufunguye uratuma abantu batekereza bibaza nise bamufungiye iki natwe dukeneye kumenya niba umuntu bamufunguye ese bari baramufungiye iki bari baramufungiye iki kasuku we nari bimbwiza ukuri uwo muntu wakubwiye ngo tesha bamufunze ninde kuki utamuvuze se bro kuki mamushaka kubesha umuntu mu masaga no mu bibazo ko ntacyo gufata wo muzamure kagira amatiku oya shasho abakabije ngo tesha hari amatiku nimukazajya mwitiranya ibintu aya ngaya nagara amatiku ubwo n'ubutindi n'ubuturi hubu uri kujya kwandika umuntu ngo bamufunguye ibaza abantu mu minota 2 bamaje kunyohereza iyo bintu abantu bose baranyandikiye none se tesha yabaye iki utafa tuvuye mu biganiro ubu none n'izina rya Yesu
unaniwe no kumbwira umuntu wabikubwiye unaniwe no gusobanura umuntu wabikubwiye mana yoke Jesus shida Yesu bukoko mana mujye mureka tworoherane pe n'ubu ngiye baba bamfungiye iki koko ako mana ya imihanda aba bantu bigize bashaka gusa kuza tu na makuru ufite na muntu guhaya makuru none ikintu gitangaje urabyutse ubona na attention ufite uhita utangira kuvuga ngo umuntu bamufunze Jay kuri umushiti wacu kutafashe telefone yawe numbura wowe ushobora kumbura kuri ko telefone yanjye irimo genda ariko nagushaka kumbura kuri Snapchat kuri Snap ranyandikira nkagusubiza ikindi nubwo nahaba harimo DND ndabibona ko wamamagaye ukambura no guhamagara back ariko ijya kwandika ngo Tasha bamufunguye se ndo bamufunguye yafunzwe nawe yafunzwe n'abantu yafunzwe nawe byahise ariko mbega ariko kasu nese nk'abantu nk'iyo wanditse kuri nk'abantu tuba tumaze iminsi duhurira mu kabari ubu ntago baba bahita bumirwa koko ese ngwino usobanura icyo bamufungiye uvuga na station ya police bamufungiyeho uvuga na akwa bira bintu ntago bigize icyaha nawe mvana icyaha mu nawe usugiye kwigira nk'abandi niwe byose bigize icyaha ngo banze parike ku ruhande barakubona warakaye utagowa nabyo ngonga none ukaresha na paritse imbere abamotari ndi kwikatira barambwiye ngo natwe n'utugonga ndavuga ariko mana yanjye toxic man agira ibikabyo by'ubugoryo biriya nta mashuri arimo biriya nta busirimu birimo kuvuga ngo umuntu ngo wamufunga baramufunguye muri gegera birimo buturi birimo bugome biri none se man umuntu arabyuka kandika ibintu nyine gutyo gusa just from nowhere ariko si wanyu babaye iki ubwo yibereye mu rugo nyine nawe yakadaga kumama umva anyways twe tuje kuri aka karayivu kugira ngo tubabwire yuko ngewe mana sinafunzwe sinigeze mfungwa narinda ahangaha ndi kwinywera amayoga ndenda kuyacamo kabiri tuvuye mu biganiro na Kiramani uri kumva nta muntu wafunzwe pe nicyo kintu cyari ngewe mbibonye kuri nuza uyaramwa ngo abantu bari kwimwereza nje ndamubwanye mbonye abantu barimo ndamubwira none se ngo Tasha se byagenze gute Tasha ndavuze se Tasha ndi kumwe n'umuzimu man iziko ari bino bya bintu njya mbona mu gitondo babyitse bakwanditseho ibintu utazi man njya nagiye bikubwira ukazajya ugira ngo na magambo yanjye urabyuka ugasanga hano bagutuyeho urukuru utazi iyo ruva niyo rugana umuboroke oya n'umwana mubi kandi urabinaga ari byiza none umuntu ufite nimero zacu duhamagara ufite Jesus tuzamanuka ejo sheri umva reka mbabwire mugani w'abana abantu bari kwandika muri comment abantu baba fake friends uyu mwaka ugomba kurangira umuntu abakuye mu buzima bwe babumviremo ngewe n'ubudi ntacyo bari bamariye natuzi ba uraza kuvuga ngo nafunzwe na so nafunzwe na anko wawe nafunzwe ariko bandi kucimwitira nka mereza hano dore na parisa dore nguyemo mukandara mutajya kuvuga ngo natwaye vuga niwe wanzanye muri bintu oya nawe buretse reka ngiye mbabaza ikibazo urinda kujya kuvuga ngo umuntu ngo bamufunze cyangwa bamurekuye ariko kuki mushaka kwerekana nkaho wagira ngo ribu ni basaza banyu cyangwa ni bakuru banyu cyangwa ni bene wanyu bazikoramo mugashaka kwigira nkaho wagira ngo inzego kabisa inzego reka mbyemere ngewe nta mwene wacu uriyo nta nuwo muri n'agasanira k'umuyobozi mfite muri famille wenda ngazandenganura ariko wowe uri kujya kwigira nkaho wagira ngo ribu guha makuru ribu ni wowe ihamagara ribu ni wowe ibwira ribu ni uwafunzwe ni wowe baha raporo uwafunzwe ni wowe bamenyesha gasuko arambabaje pe none shananga umuntu mbabaza namukundaga nukuvuga ngo iyo bafunze umuntu ni wowe bamenyesha niyo bamurekuye ni wowe bamenyesha uri igiki
uriribu tukumenye, ukora mu nzego tukumenye, ko nabanye bakora ibiganiro bakakwihakana. Ukorera nde? Uri kujya kwandika nk'umuntu bamufunguye, uratuma abantu batekereza bibaza nise bamufungiye iki. Natwe dukeneye kumenya niba umuntu bamufunguye ese bari baramufungiye iki. Bari baramufungiye iki? Kasukuwe kasukuwe